warabimenye ko mu nzego nkuru zacu ziri nabo bayifana nabiyoberwa se nabizi neza ujye ukurikirana neza cyane birebera neza kuri YouTube hose biba biriho nkurikirana n'urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda abanyamakuru uzi kuri Radio Rwanda bavuga urubuga rw'imikino ni bande babeshye umva ndishaka kumaze nkabo kuri radio wenda nk'eshanu byibuze twagira radio ya mbere Radio Rwanda ubwo turahera kuri radio y'igihugu abanyamakuru bakora urubuga rw'imikino Rugangura Axel wa mbere tukajya kuri Lorenzo uno wa kabiri Ngafura tukajya kuri Rigan uno wa gatatu katugine nko Radio 1 kuri Radio 1 Radio 1 rero hari umuntu akundaga yavuye yitwaga Nepo dushima mu bicu ubasigaye akorera he asigaye yaragiye ku yindi radio ntaramenya neza ni 90 n'umunani niba n'ibice bitatu ntabwo nyibuka neza ariko itangiye vuba ntabwo iramara n'ukwezi iyindi ukurikira cyane ni iyihe kagiye nko kuri Fine FM wa mbere ukoreraho Fine FM kare witwa Karenzi ariko yo ntabwo nyikurikirana cyane ahubwo nka DC yagiye witwa Robin Ngabo tukajya kuri subindi BNB Kigali yangi yarwase ariho witwa Nasiri uwo wa mbere hagabaho Fuadi uwo wa kabiri byasa kwibitege na Gicumbi na Gicumbi go ukunda sport birinzikara uko nizo abanyamakuru bose bisobanuye kwikunda nabanje gukunda Rayon Sport cyane ako nje nayikunze harimo ba Diara harimo abantu bita bajire uri mwengo harimo cyaya kipe yagendaga igakina na Peritse ukamenya ko igitego kitari buburi ukabuzi ngo hari umukinnyi uri bubone ufite mu gitego ukaba tuzi ko igitego kina Bokota afite mu gitego atakiburamo ariko se ngo irajya mu kibuga nkaba nibaza se nindi uri butsira igitego n'uwa Rayon Sport ugiye mu kibuga usigaye wibaza ngo nindi watsinda igitego ayo ratubeshya Yes, ndabakunda cyane kandi mbabaza ku mutima niba namwe mukunda ibyo tubagezaho mu bijyanye n'amakuru imyidagaduro umunsi ku wundi tuzenguruka hirya no hino. Uyu munsi twageze kuri tele turi mu mujyi wa Kigali birumvikana ni mu Rwanda mwe muri hanze y'u Rwanda mumenyereye ko tubagezaho imyidagaduro nk'abahanzi dutumira cyangwa se abakinnyi b'amafilime ndetse n'izindi event zose dukavaringa tugenewe kugira ngo tubamenyeshe tubigishe tubashimishe mu biganiro bitandukanye. Nge nitwa Mr Muhanzi nk'ibisanzwe ntare ndindangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye. Wowe ukunda iki niba udakunda igihugu? Ukunda iki niba udakunda Imana? Ukunda iki niba udakunda abaturanyi bawe? Ushobora kuba wikundira X wawe. Dusange kuri platform zose dukoresha yaba X cyangwa Twitter, dusanga kuri TikTok, kuri Facebook, kuri YouTube ndetse no kuri Instagram hose tugezaho amakuru umunsi kundi. Inkuru itugezeho aka kanya nuko Papa Francisco yamaje kuba yitaba Imana ku myaka ye 88. Ni mu gihe n'ubundi nkuru yari imaze iminsi ivugwa ko Vatican batangiye gutegura bimwe mu bikoresho cyangwa se imyiteguro n'ubundi yo kuzashyingura Papa Francisco kuko yari amaze igihe ari mu bitaro ariko baje kuba bongera baravuga ko yatoye agatege ariko ibiro by'Vatican byabyutse bitangaza ko yamaje kuba ayitaba Imana. Izo nizo nkuru ariko kandi hari n'izindi abanyarwanda benshi batandukanye muri mujyi wa Kigali bafite tugomba kubegera tukaganira nabo tukamenya ngo bimeze bite. Itangira ry'amashuri naryo ryahageze nshobora kuza kunyarukira Inyamirambo nkamenya ngo abari kujya mu bigo bitandukanye hirya no hino bari kugenda gute, ese organization tujya twumva hari bivugwa ko imodoka ziri kubura transport yabaye ikibazo, bamwe baraye muri gare babavuye mu nce zitandukanye. Ibyo nabyo nshobora kugerayo nkabamenyera ubundi tukamenya ngo what's going on. Ariko nje muri street interview nje kuganira n'abaturage nje kwimenyera nibiki bimeze bite. Arandi makuru abantu baba bafite tuba tutazi iyo twicara kuri studio cyangwa se kurikira gumara nanjye iyi video yose nyaboneka itazaho gucika kugira ngo wungukiremo byinshi bitandukanye. Stay here ni ugomba kubarizwa kuri NTV Rwanda. Turayadugenda motari se ko mbona ahunze mwaka byara nawe ushaka kutuvugisha ganiriza mu papa kuki je kuntunga kuri uri ari kubera iki aha Arsenal sasa Arsenal kwagiye nyibwire rat Arsenal bimeze bite Arsenal irarenze mino misi irimo yakubita igashwanya buri cyane Visit Rwanda nayo ngigeze kuri wa mugabo hari hirya ngo yari yavuze ngo arashaka ko ngo basinyura amasezerano
ubundi ikipe yitwa Arsenal hangi yikunda ikintu kibura ni kimwe turabura umwataka gusa ibindi Arteta zabidufashamo Arteta ni yubura wenyine Arteta arahari arabura umwataka nimero 9 tukareka umukayi nta kintu ashoboye nubwo nawe agerageza kwatakisha uriya mwataka nawe ngo yashyizemo ejo bundi ahangaha ari gukoresha Kwandera ariko mwibuka neza ariko ntago ari gukora neza dukeneye mwataka nka Alexander Isaac abonetse byaba ari sawa cyane hanyuma se Arsenal watangiye kwifana ryari maze nk'imyaka imyaka 3 fana Arsenal ajye rindi zora mujya muri Tata Arsenal ni The Gunners warabimenye ko mu nzego nkuru zacu nabo bayifana nabiyoberwa se nabizi neza ujye gukurikirana neza cyane birebera neza kuri YouTube hose biba biriho nkurikirana n'urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda abanyamakuru uzi kuri Radio Rwanda bavuga urubuga rw'imikino ni bande babeshye umva nishaka kumaze nkabo kuri radio wenda nk'eshanu byibuze twagira radio ya mbere Radio Rwanda ubwo turahera kuri radio y'igihugu abanyamakuru bakora urubuga rw'imikino Rugangura Axel wa mbere tukajya kuri Lorenzo uno wa kabiri Ngafura tukajya kuri Ligan uno wa gatatu katugine nko Radio 1 kuri Radio 1 Radio 1 rero hari umuntu akundaga yavuye yitwaga Nepo dushima mu bice ubasigaye akorera he asigaye yaragiye ku yindi radio ntaramenya neza ni 90 n'umunani niba n'ibice bitatu ntabwo nyibuka neza ariko itangiye vuba ntabwo iramara n'ukwezi iyindi ukurikira cyane ni iyihe kagiye nko kuri Fine FM wa mbere ukoreraho Fine FM kare witwa Karenzi ariko yo ntabwo nyikurikirana cyane ahubwo nka DC yagiye witwa Robin Ngabo tukajya kuri subindi BNB Kigali yangi yarwase ariho witwa Nasiri uwo wa mbere hagabaho Fuadi uwo wa kabiri byasaba kwibitege na Gicumbi na Gicumbi go ukunda sport birinzikara uko nizo abanyamakuru bose bisobanuye kwikunda sport nyarwanda urayikurikira ndayikurikira ariko nsigaye nitaka nayiretse kuko kanariye sport ariko ikipe zo mu Rwanda zo ziri kutubeshya pepe nare yo ikubeshya ite kipe ibona igikombe gitereye aho ngaho yarangiza ikagenda igatsindwa nyine nyine ndayikunda ariko bitewe niba ari ubuyobozi ariko ngiye ahantu mbona bipfira bajya kurekrita bakarekrita nabi bakagura abakinnyi badashoboye ugasanga baguza abakinnyi batanze amafaranga menshi ariko mu kibuga nta kintu kirimo kandi bafonganga ibitego barabigira ibintu byose uriya mwataka rero nawe ariko wenda mwagize umwaka akabavura yagize akavune gatoya wenda nkubwiye ko nkunda Arsenal mu Bwongereza ubundi nabanje gukunda Rayon Sport cyane ariko njye nayikunze harimo ba Diarra harimo abantu bita ba Jules Urimwengo harimo cyaya kipe yagendaga igakina na Peritz ukamenya ko igitego kitari buburi ukabuzi ngo hari umukinnyi uri bubone ufitemo igitego ukaba tuzi ko igiye gukina Bokota afitemo igitego atakiburamo ariko se ngubu irajya mu kibuga nkaba nibaza se nindi uri butsira igitego n'uwa Rayon Sport ugiye mu kibuga usigaye wibaza ngo nindi watsinda igitego ayo ratubeshya abakinnyi bamuherekeze abo bakinde nibari usibye nda assist afite none se ubundi nko mu mikino kuva ino fazare ino retour ije afite bingaye Kevin happy Jye ubutumwa rero general Rayon Sport kugira ngo ubwo bikubita gashi wongere igifano yikunde nko kwayikundaga mbere se hari mu mwaka ubwo yikunda cyane ayo nayikunze nkikiri mutoya cyane mu mwaka nyine nko muri 2011 ubwo kuva 2011 kugera uyu mwaka ntabwo rwongera kwiyumvamo ikipe yawe aya nta happy rwose ni kuba nzi ko ariyo mfana nkunda ariko ntabwo mbitwara umwanya nk'uko wenda natsiga nikundira izo hanze buriya nikunda Arsenal nkakubita Barca muri Espagne ubundi nkaba ari izo ngizo mba ndyamyeho gusa mu Rwanda ho arige mbibyirwa n'abandi ngo yatsinze ariko baze ijoro yatsinze urisha kumva wakongera ukayifana iyo natsinze ari ukuntu nyine ibyishimo biza wajya no gusoma kuri ka gacupa ntabwo mperuka gusoma ku gacupa kubera Rayon pe yagukuye ku gacupa burundu afazari nagasoma kubera Arsenal
yego motari na ejo bundi yatsindiriye Real Madrid urishima ko wawurereye yaraye nasaraye wawurereye iwacu ni mu Busanza ndawurebe ahantu hari akabari niyo urabyumva ariko uri gusoma agacupa uravuga ati ikipe yanjye na Arsenal bana njya mu natashye nasaraye yari ya kipe mu gitondo ntabwo wabyutse yango umurimo wa motari wakunanira urayihoreye bibaye na ngombwa ariko ibyishimo byaje ariko rero hari akantu nanjye ntakwiyemeza mu kazi nk'umwana ko yes yitwa Sibomana Jean de Dieu n'umwe mu bakora umwuga wa motari cyangwa se gutwara abantu kuri moto birumvikana nitwa Mr Muhanzi ndi ntare ndi ndangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye ngira ni direct nkunda ariko kandi Imana yo ikagukunda kundusha birumvikana ngenzwe n'amakuru imyidagaduro sport n'ibindi bigiye bitandukanye muri rusange ndagutumiye ngo unkurikire kuri X cyangwa Twitter nitwa Mr Muhanzi kandi cyangwa se NTV Rwanda tubane kandi kuri Instagram naho ni NTV Rwanda.